ndagenda uki sheri ndagenda ndakwinginze pe mbabarira umvire mu buzima rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza wenda ubwire nzabikwishyura oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa nagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya kure Rwanda utarwiyambitse ni amahoro mukobwa ntabwo mbwiyambitse pe urinde ubwiye umugore wanjye ngo yiyahuri cyangwa kwica nta soni niko shaka gusa ko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabarire nuko ntabwo nari namenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki turanywa iki kamwe basi hano aratinyuka Peter yiyita se wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuno metore niba namwita impongo niba namwita isha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva ntabwo hajya kugikandagiza ajya abanza cekinge neza oya rwose mva maze nkubwira urumva kubera ko ngiye unyemereye kuntera iyo nda urumva ku buryo ububwa mbuvamo bukabyara ubugabo maze nkubwira wakemera papa aha narabivuze muri mu biki niko pa muri mu biki ndi kumusuhuza se umusuhuza mu biki umuntu uri wahangaha kuva kare urimo uramusuhuza mu biki niko pame ejo bundi niwe benshi ngo wari urimo ngo ngarakwereka amafoto n'adare yimamo murahoberana kandi reka nkubwire ibyo bintu byanyu ngiye simbizi pame muri mu biki nyine kuva kare wagera ngaha nibwo mubonanye banza bisobanure neza ubintu gutya ubu uyu mwanya gutya nibwo nari nkimugeraho ahubwo ni gute utambonye ndinyu nasi bwawe kura gusa we ntabwo ari urangaha ntabwo ari uri hano umuntu wagize nka kuva mu gitondo akaba bwije saa 10 ngo urimo uramusuhuza ntabwo aratashye se ubu ngubu ashobora kugira ibintu intambara se intambara ibiki kandi ubu ngubu ari nkanjye wahita ahari unanyirukana niko pame nibyo birimo birakuzana nka muri urugo nibyo birimo birakugenza cyangwa kora uri intwari ntabwo ntumbaze igitumye gushimira gusa nuko uri mu rugo rwawe nabyo ni ubutwari murakoze nukuri yebaka gusa nishimiye kongera kubabona pe ntimwabyumva ariko wibifata nabi njye wansanze hano nkutegereje nyine araza aransuhuza ibyo avuze ni ukuri rwose wagiye ubyumva ariko wajya woroshya ibintu ntabwo nabyizera ntabwo napfa kubyizera gutyo nese urumva ahantu uyoboye abashyitsi dufite hariya mu nzu urumva nabarengaho nkaza nta no akubundi bukeka ibiki ubu ni urukundo koko erega rene umuntu ukunda uba ugomba kumufuhira kuba nagufurira ntabwo ari ikosa n'abahozi uri kumva nuko nyine mukunda none se gusuhuza umuntu bitwaye iki basi njyewe reka mbareke njye nigende sibyo rati ngaho suhuza urangize mpa n'akaboko noneho nta kibazo n'ubundi nimba ari nawe waraje kureba nyine ngo nta kibazo nyine mukomane aho gusuhuza umuntu ni ikibazo wowe mwabaye muti kobera nawe rwose urakabije uzanyizera ryari ndimo ndagukemanga ntabwo ndimo ndakwizera ese ufite ikihe kibazo gituma utanyizera ngabibaze nimba ni ibintu bwa gatatu bwambere nsanga muri guhererekanya telefone nsanze muhoberana ubwa gatatu ubwo nzasanga muri mu biki ariko nawe kubigize intambara bwa mbere rero kubwiye ko ari amafoto yari arimo aranyereka ubu ngubu nsanze ubwa aho gatatu gusa nawe mutegereje uzambeshya yuko wari uri mu biki
anti nizere ko rero nyine nagutindiye. Urabona uriya mukobwa bamwita Pamela ni inshuti ya Bella. Rero yadusuye urumva nyine musanze hanze nawe ndakubona ntabwo ari kubabuza kuko urumva ibiganiro byawe bitandukanye urumva nk'umuntu dukorana ntabwo ari kuguza n'umushyitsi wa Bella. Nese kwanze ko makare. Sasa urabona hano mfite umushyitsi nyine mfite maboko nyine nyine waraki harimo hano mu nzu yaje kudusura bitunguranye noneho kuza agashya kabaye ariko sinyamuga ko ibintu byari agashya gusa Ngabwira. ndagiye gusanga nsanga umukecuru ndamubaza twarahuye noneho ikintu gitangaje kirimo igihe duhura bwa mbere naramubeshye ariko nawe arantuburiwe rwose numiwe nawe yose byikoze mama yambwiye ganzana umushyitsi muri nyina waraki ndatunguwe Ubu se wabashije kumureba mu maso. ese anje ubwo urumva ngiye binyoroheye koko mbanze nkubwize n'ukuri no kuba niciye ntari mu nzu ndumva ntayinjiramo arimo inteye isoni n'iki cya kabiri nk'ubu ngubu nsohotse mbere yaratangiye kumfata hehe ku ntugu yagira ute urumva nyine nsibye imbere y'amaboko ubibaze kuba amaboko yaba ahari none hari na nyina waraki biragumya mfata ameze nk'ushaka no kunsoma naho ngateka tuba dusohotseho gatoya nibwo duhise duhurirana urumva nyine ikimwaro cyanyishe Ati ibijyanye zikari agatogo. Ako si ubundi ni uko bukwiye mwahuye gute mwamenyanye gute. Tura umwana wawe. nangaha mukecuru mukecuru rero urabona iki kijerekani gitwarika nabi ni na kipe ntabwo ari uko kiba kiremereye ariko gitwarika nabi ngere ndetse mwana wanjye kwiyongerekana ariyongera yonyine rukumbi nibyo yaba we hari injerekani ziba zitwarika n'izo ziba zihari ariko rwose buriya hari nyine ntabwo nabonye nziza ngo mfate iyo imbi kereka wenda nuyibona nziza intwarikiye neza uzayinzanije mwana wawe birumvikana ariko mukecuru ubundi ko ukuze kuba wivomera nta bana ufite cyangwa n'ibya bindi by'aba bana b'iki gihe nyine dutera imigongo ababyeyi ugasanga ntabwo tubitayeho nta kintu na kimwe dushobora kumarira ababyeyi nabyaye umwana umwe rukumbi nibyo hanyuma umusore mwiza araza arasaba arakwa ndamushyingira nawe ngo ajye kubaka urugo rwe abyara rero abana be ubuze nari kumuhamisha nkamukoresha iki mwana akasazira mu maso se burya waranashyingiye cyane habaye ubukwe bwiza cyane nta kundi nyine n'ubundi ubwo mwasubiye ubusore mbega ni uko wenda umusaza ubwo sinzi nta komantere nyinshi navugaho ariko nta kuri ni ukwihangana buriya rero abuzukuru nibamara kwigira haruguru ukeka ko nzongera kwikorera injerekani ntabwo byashoboka rwose bazajya baza bamudukwi bamutuzi nuko nanjye menye ngo kubyara ni gutya none se mukecuru wenda mu gihe hakuzwe katari kaboneka nta bantu b'abasore cyangwa se b'inkumi bari aha ngaha ku buryo muri izi karitsiye bajya bafasha umukecuru nk'abo ntabwo aba ari ikimwaro kubona umukecuru nk'aho yikora ikijerekani n'iki ngiki kinatwaritse nabi koko ndumva ntangaje abana b'iyi karitsiye rero bamwe baba bagiye mu mashuri abandi ni intakoreka bakaraze imisatsi bagenda bamanuye amapantaro abakobwa bambaye uwo natinyuka guha injerekani ngo ajye kunzanira amazi n'indi mwana hawe ahubwo nakubonye ntibaza se uriya mwana we n'uwo yavukaye umutima muzima wo gufasha koko ufite ntabwo urubaka agasozi niko nabitekereje ku mutima wanjye ntabwo urubaka agasozi mama wenda kanabite mama wenda nubwo muri abakecuru banaga na mama murenda kungana turangana buriya nyasa turi mu kigero kimwe mu rugo rero niyo ngiyo muri za Kigali nuko hari umuntu nanje gushaka muri izi karitsiye rero mbona mugenda mugurana n'ijerekani ndabati mukecuru rwose reka mugeze mu rugo i Kigali rwa Gasabo yego mu rwa Gasabo niho hakiri abana yewe ntabwo bintunguye uwo mutima mwiza uko gufasha uko kumenya kugira umuco wo kumenya umukuru yewe ntibyabarwa Gasabo koko birumvikana none se mwana wa karame kurubatse aracyari ingaragu mukecuru nyine ndacyari umusore ntabwo ndashaka ndi ingaragu nyine iri aho ngaho rigabura gushaka ntabwo byoroshye
ntabwo umuntu ahita afata umwanzuro nyine ndacyari umusore uri aho ngaho gusa nuko nanyuze muri izi karitsiye hari umugabo dufitanye gahunda ndavuga ngo reka nze mushake ntabwo rero kubanyuraho gutyo. urakoze Imana ikumpera umugisha ariko mwana wa nkwifurije nuko Imana izakumpera umugore mwiza rwose mukabyara mugaheka ibintu nkoreye nta handi nabibonye ntabwo nkibibona rwose ni ibya kera. Murakoze cyane rwose kandi ndabashimira nanjye by'umwihariko. Murakoze nawe. Mukecuru rero nyine kuyavuga ntabwo ariko kuyamara kandi rwose nyine nanjye umugisha munsabiye ndawushimye. Reka nkomeze rero ndebe uwo muntu arinje gushaka ntaza no gusanga agiye kandi twari turimo tuvugana ko ndi hafi kuhagera. Mwana wanjye wifurije imigisha uzajya uhahiraho abandi baburiye wakira iburyo wakira ibumoso. Mwana wa kiriya kijerekani umuhaje ntabwo nari kukigeza ahagitanyije. Yego rwose kandi ndashimye. Ugende neza. Yego kandi mubeho. Ngaho ugende neza Imana ibe umushoferi w'icyuma ugendamo. Yego. Muri iyo Kigali yanyu bana banjye. Nawe. Ako noneho ndumiwe. Uratinya kubeshya nyoko bukwe nawe akubeshya ko umukobwa yamushyingije. Ngiye rwose namubwiye ko kuko numvaga ari umuntu waje ngende nazi. Urumva nuko byagenze rwose nagiye kwitwa n'inguma nsanga mbere rwose. Urumva ariko yarambeshye nanjye ndamubeshye. Urumva ariko ngiye mbanze nkubwiza ukuri rwose ubu ndawibuka ikintu cyo gukora. Turabiganiraho gute turaza gusabana imbabazi gute basi ngenda aca bugufi bw'umuntu w'umwana mu bwati mukecuru nyine narakubeshye imeze gute genda umufite ikimwaro. Biteye agahinda birababaje ku rundi ruhare. Birababaje rwose nanjye bwanjye. Uramwegera uce bugufi nk'umwana nyine wirengagiza aho mwahuriye. Hanyuma ibyo bintu bitangire gute sasa rero mutaye mu bwati cyagiye duhura byagenze gute arabizi ko namubeshye byanga bikunda. Wenda sinzi we nimba byukasha kusangana nabyoge ko ari umukecuru ariko njye ndabyibuka neza ngenda tumwe no kumva ko ni maboko ariko nawe yarambwiye ngo yarashyingije kandi agafite umwana umwe w'ikinege ncike nsanze yivomye ijerekani ryamunaniye. Ariko uzi ko ari bimwe njya nkubwira ntiwumve uzajya uhora ugenda mu mujyi uko ubonye inzobe ukurura wizanira uzi ko uzakwega ugakwega kabutindi none ngo ujye gushaka n'uwa gatatu ubwo nasoni. Rwose wa gatatu w'inamuretse none se urumva n'ubundi wazaza ari marayika ariko nyine wa mugani ni bya bindi nyine nase ngiye naragiye kubitana n'abakobwa kinkabona ni beza nta kibazo abati wabo nzaba mpamenye. Urumva nyine nibyo biri kugenda bingaruka nyine. Rero reka nkubwire ibi bintu biri kukubaho n'abandi bose babyumvireho ko abantu bakora ibintu nk'ibi byabo rwose bizabatura hasi ari gihe muzakurura mukurure na ba nyoko wanyu dore ko imiryango y'iki gihe itakiranye. Uhuye wenda na mushiki wawe kwa so wanyu wenda kwa kundi imiryango igenda yimuka ugasanga namwituriye mu cyaro bo bimukiye mu mujyi ntiwamuzana wazaye gushita ugasanga wazanye umukobwa kwa so wanyu nese ibaze kujya kwa mabukwe nkinjira mu rugo ntazi nikore ikijerekani cyo koraje. Njye n'ubu ntabwo ndi kwibaza ukuntu nzinjira iwabo warati nagiye ku muryango iwabo nkibuka ikijerekani nikore. Cyo kora biraseke ibi bisekwa nk'ibyiza koko. Maze mubwire Anje rwose ubu ngubu ntabwo ndi kubyiyumvisha njye nabuze n'ikintu cyo gukora pe. Cyo kora amahirwe ufite ku kazi n'injye ubizi gusa ese ubu wajya uca hehe koko umuntu nkawe twuba n'abandi bazabimenya njye ndakubwiza ukuri. None si ibi bintu koko noneho pame amafaranga no Chris namuha nta kibazo ahubwo we yamuhe ushyireho n'inyongezo n'igihembo cy'ishimwe ndetse ko yagukoreye akazi gakomeye sinzi ikintu utegereje gukora utaramana nzi ko yamuhawe. sha okay ndikumva noneho ubwo ndaje noneho nyine nyamuhe nta kibazo ewana mwana wera ko imbonye mvuye mu maso sinzi ko Imana nashimira Imana. ubu muri bya ngibyo byo byarangiye nongera no kubishidikanyaho kugenda ko agiye kugenda ahubwo se nyine nzakoreka tubyihorere nzakubaza ejo nzakubwira undi munsi. none se mama nyine bya bintu mwabimvugiye nyine ndavuga mwambwiriye umugabo. Mwana sinakubeshya nabuze aho mbihera
kubera iki se mama? uriya mugabo wawe nasanze muzi turaziranye nkimubona bwa mbere yankubise ikinyoma nanjye ariko mukubita ikindi mbese byabaye kimwe pe nabuze aho mbigera mwana wawe. Oya rwose mama, ni ukuri nimumbabarire pe, nimumbabarire mubimvugire kuko aya mahirwe niyo ya mbere n'aya nyuma mbonye pe, ndabinginze. Mwana wawe ntabwo byoroshye, sinabona aho mbihera na mukeba wawe nasanze aha biryagagura musomagura mukora mu bwanwa mbese mwana wawe ntabwo nabona aho mbihera. Ubundi nka kiracyo nzakigire nte ko? Ntacyo basi nimubyirengagize, ariko mumbabarire ni ukuri nibura aya mahirwe ntacike. se pame waretse gucika ukambwira nimba atari ibanga n'ubundi ko twizerana. ntabwo ncecetse nta n'icyo mukinze, ese numvise ko akazi kanjye ndimo ndagakora neza iyo wigira ikibazo. ntabwo se shapame mama warakiye ko mbona ari hariya mu nzu buriya. ubwo wasanga aje kumufasha nyine ngo amutwaze ibikapu bye bagenda atwara umwana we kuko kubaka byaramunaniye, cyangwa se hakaba hari n'ikindi kibazo cyavutse bakaba baje kugira ngo bagikemure. ariko shamara twamurishije umutima njyewe na Lionel kubera ibintu twakoreraga hariya mu nzu mu maso ye, noneho imbere y'umwe nyine urumva nyine nk'umubyeyi nyine arimo arabona nk'umukwe ibintu arimo umva sha twagiye nyine mu rukundo njyewe na Lionel umva mbese nyine twamurishije umutima mbona hari afite nk'ikintu ku mutima ari kigiye nko guturika. ubwo nyine niba ataje kumucyura mubaje mu bibazo byanyu simbizi, twari turi kumwe nta nubwo yigeze abibwira ko yamuvangira ngako kakagenda amujyanye bakajyana mu by'ukuri. tutegereze turebe, wasanga yanaje kumufasha gutaha ntawamenya. uri bumbwire nyine icyavuye. shapame none twumva ntabwo yerekeza nyine ugataha batanatubona turi ko nyine bakibaza byinshi nyine. ubwo ngiye guhama nkurikirana amakuru y'icyo mama waraki yaje ku mahanga mu rugo, kandi nyine mushimiye ko muri bamfashe akazi neza kandi uri kunkorera neza, sibyo? nta kibazo ntabwo yerekeza nyine. reka rero nkubwire genda ujya imbere nyoko bukwe wakubita amavi hasi ntabwo nzi ukuntu uri bubigenze, ariko usabe nyoko bukwe imbabazi. ariko anje wenda reka tubaye twumvikana ikintu kimwe tuganira ibintu byinshi ngombwira ndagenda ntangire mvuge ngo nge Lionel rwose nje gusaba imbabazi cyagiye duhura bwa mbere narakubeshye, ndamubwira ko nari nasinze, ndamubwira ko nari ndi kumukinisha, ndamubwira ko nari nasaze, ndamubwira ko nari nibagiwe, ndamubwira ko nari ntarashaka umukobwa ngombwira nabihera ibyo bintu nabitekerezaho rwose mabukwe nagarenze kuri nyina nabihera he uko byagenda kose urasaba imbabazi. wowe urumva byagenda gute gufite umukobwa we? mamaze nkubwire ari inama yanjye kwiyumva pe ni n'ingirakamaro, ariko ndakubwiza ko nta nayihera kandi ubanza ubyumve. none ikintu kinatangaje urumva bya bindi neza raki by'uko uriya mugabo atari se byo bishobora kuba ari ibya nyabyo, ariko nabwo kubera ko mabukwe yambeshye ko nta mwana afite kandi nako umwana afite yamushingije kandi raki atari yamushingiza ushobora no gusanga n'umugabo amufite. ahubwo wumvise njya mu kibazo ntiwasanga uriya mugabo uza wambwiye ko atari se wa raki ari na se ahubwo bose nawe na se yarambeshye. ariko Lionel uzi ko nkugarukiye, uzi ko wabona koko uriya raki yita se nawe atari se, none se buriya nawe ntiyaba yarakubeshye? ese koko ni gute umuntu w'umukecuru yaba afite umugabo akajya kwivomera akamusiga mu rugo? nabyo birashoboka, ariko imbogamizi ahantu iri kuba ngewe ise ubwo ari wanyibwire ko atari papa we niho ushobora gusanga yarambeshye, none se mabukwe urumva batarantuburiye nabyo birashoboka. nanjye narize nayitekereza, ariko urumva na mabukwe yarantuburiye arambwira ngo afite umwana we kandi ngiye akambwira ko afite murumuna we, urumva akavumbwira ati ngiye mfite murumuna wanjye, ariko ubwo yarabinyibwiriye urumva ko umukecuru yarambeshye. Birashoboka cyane ko rero na Peter nubwo yahakanye ko atari se waraki yaba ari kuko ngewe ubu ngubu nta kuri guhari nta nakumwe mfite. reka njye nkugira inama rero iruta izindi, n'ubundi emera umugore ni raki, urabona ko umuryango wo kwitayeho
baragusura icyo ni icya mbere kandi buriya bazaguha n'agaciro rega. ikibazo se n'ibyo binyoma uzareba ukuntu bigenza. Reka rero nkureke nigendere ujye kwakira abashyitsi. Nari nje kureba uko umeze, nari nabonye mu kazi utameze neza. urakoze, reka nkugeze hano ku irembo. ntacyo ubwo ngubwo, ariko urabona ko ibintu byanjye ari ibibazo. urumva ari mabukwe yarantuburiye nanjye ndamutuburira. Ni ukwihangana nta kundi byagenda. none se kiriya amafaranga bayaguhaye? amafaranga ubu ngubu tuvugana ngiye kujya kuyareba. kuvuga ngo mu kanya nyine ndi ku buriri ngiye kubona mbona nyine fone irasomye, ndebye nsanga ni SMS ambwira ngo nigende nyine njye kureba amafaranga. ubu rero urumva ntabwo umuntu yakubwira ngo agiye kuguha amafaranga nawe ugomye kujenjeka. mpamvu mbese nambara nyine ubururu, urumva akazi nakarangije ngiye kujya kumureba. aha sha birumvikana pe, ariko nyine kiri niba ugiye kubona amafaranga ni ukuri ujye uyacunga neza, ariko ujye unateganya. ubundi si ubuze gute kuzahorana amafaranga iyo ubonye amafaranga uba watse. ugomba kwaka neza, si uba wakoze. ese uba wakoze ngo wirirwe unywa uri gupfusha amafaranga ubusa? ariko biriya byo kunywa ndetse ko ntanabikora cyane, ariko iyo umuntu yakoze aba agomba no kwiheba. ese ubu ndamutse mpfuye ntabwo yaribwa n'abatarayariye. aha genda nyine bayagura. gusa nyine nubwo nshyushye ariko yari yambwiye ngo ngende ngo mu masaha ane nyine, ariko ndumva kubera uburyo nyine amafaranga ndumva nagenda n'ubu. oya kiri, oya rwose wabona yabikubwiye afite ikibazo sibyo? none se uragira ngo ugende wahuriye na Lionel mujye guhangana koko? nimba adashaka ko ibintu byanyu bimenywa n'umuntu uwo ari we wese, kubera icyo ushaka kugenda none aha ngaha? none ntabwo ari ngombwa, njye ntanagenda nkaba mwicaye. tegereza amasaha anashire ubone kujya gufata amafaranga, ariko ubundi wajya ureka guteza akavuyo. reka tuba tugomba kumera nk'abanyeshuri bagiye kumva amanota, tukabanza tugatora umurongo. ubwo rero nanjye umuntu ambwiye ngo ubu ugiye kugenda wicare kwa Lionel amasaha anashire wicaye kugira ngo babone kuguha amafaranga? nta bintu byo kuzanya imineke. wicaye aha ngaha se wabye ntiwagenda amasaha anashize ugafata amafaranga ukayazana? iyo wumvise amafaranga kubera icyo uba watse, ese wajya uteganya ko hari n'ubwo ushobora kuyabura kandi ukicara ugatuza? gusa ngiye ndebe aho mbere ubundi ufite icyo kibazo. nese shere iki cyabaye? gusa ziko ngiye ndahubwe ngo dusohokane tuve muri salo uhita ujya guhindura. ase shere basi ubugira ngo nirirwe noneho nsa nabi. none se nk'ubu ngubu uri usanze ndi kumwe na Pamela, ntabwo twadusohokaye tugiye kuvugana. abashyitsi bari bari hano byonyine uhora babonye no mu maso, wari wagiye guhindura, uvuye guhindura. none ko mperekeje mu kanya hano hari umuntu dukorana, namuherekeza singusanga kuri gate. wari ugiye he? naringiye hehe? nese shere naringiye guhindura imyenda gusa, ariko nyine nta kintu. ndabyumva wahinduye imyenda unsangana na ntuzi na Pamela. ubu urasakuje ndamugusigara, ndagutegereza, ndaza mufata umushyitsi hano turaganira, kandi turi hano hariya kuri salo ndamuherekeza insangano wahavuye. ako shere ngo basi mbabarira sibyo ngo. ese ibintu ugumye uhindagura imyenda mu ntoki. nese shere reba dufite abashyitsi, ntabwo rero nagombaga guhama nambaye imyenda nayo nambaye sibyo? ushaka kwemeza, ushaka gutwika. ubuse ngiye ko nambaye noneho barankubita. ako shere mba ngomba guhora nsa neza imbere yawe. umva rero bere, ikintu gitumye ngusohora urumva, ikintu gitumye nkubwe ngo dusohoke, njye natunguwe. ntabwo uri umwana kubita mbona hano ukuntu ibintu bimeze. nese shere habaye iki ko numva urabona mama warakishe muri salo sibyo? uraje uri kumfata ku rutugu, uri gukora ku matama, umeze nk'ushaka kunsoma. urabona ukuntu watumye uriya mukecuru arakara. ese shere basi nimba mba mufitiye santima naho nzajye mbizira. nese undi mama warake arabibere ko naho ndi umugore wawe. ese undi sinumvisha nanzi yisuzwa yavuze ngo nese ngo uyu nguyu niwe Bella. abivuga se bivuga ibyo ngibyo njyaho nari mpari. urumva nyine wenda reka tujyewe nashaka bakuzi pe, ariko se ni ngombwa. urumva hano hari umukobwa we, tekereza nawe ubwawe ubaye nk'uriya mukecuru, ukabona umukwe wawe undi muntu kumukora, nese uribwira ko atamufuhira. nese wowe wiha akabanga, ibintu ntabwo bwari kubikora. ariko shiri ibyo ngibyo ntabwo byakora yuko ndi umugore wawe, uri kumva ugomba nyine kubyakira. nyine ndabyumva rwose, ibyo uvuga ijana ku ijana. uri umugore wanjye sibyo?
ariko noneho ubanze wumve yuko kubura umugore wanjye uriye ni mama waraki turakumvikana ariko wabonye ukuntu byamubabaje ese wowe buriya ntabwo wabibonaga ko uzi ko ubu ngubu mfite ipfunwe none se iyo uri kukaza kubikora yagiye n'ubundi yaba wowe yaba nawe mwese muri bamwe bimwe byinshi kugenda nabi ariko sheri rwose njye ntabwo nari kubyangana pe njyewe nakuri akoko baraye kuva natwe no gushwana rwose none se ubu reka mbaze nkubaze ikintu kimwe cyekize ndagira ibibazo njyewe nateje ubwanjye njyewe mfite amakosa njye nishinja nawe warangiza twamara ibintu bimeze nka kuriya ese sheri nimba atari ibanga nahe makosa waba warakoze ibyo tubyihorere urashaka kumenya ibyanjye n'ibyaho utari wabivuga wese ntabyo ufite ukora wenda utari wavuga ntiwasanga bihari ariko biriya bintu ukoze rwose uriya mukecuru umwishe mu bwonko siko njye nsotse hariya numvaga sheri njyewe ibyo nta nubwo nanabyicuza ko wambikoze icya mbere cyo nuko ngukunda kandi umugore wawe nyine yihangane mbese twara tubona ibyiza gusa muri iyi si nihangane nyine kubera basi nta nubwo uri kumva ko ukoze ikosa none se ma basi mwambabariye koko ni ukuri ndabinginze pe nimugerageze nimureke basi mpamagara umugabo aze mubimubwire kiriya cyo ndaba nkizembazembya ndagihuza nibura kiba kigumye iyo ngiyo mwana nongere mbikubwire ntabwo byashoboka igituma bitashoboka umugabo wawe yankubise ikinyoma nanjye mukubita ikinyoma ko nashyingiye umwana ubukwe bukaba aribyo nawe yankubise ikinyoma kidashoboka yarambwiye ngo ni umusore urumva ko byose rero ni kimwe kimwe kubona uko mubwira nawe akabona uko asubiza ikintu kizima mwana wa ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ihangane ubu mushatse kubwira ko bipfuye koko ma ni ukuri ndabinginze pe nimwihangane ma basi nimuhumirize mushaka mubimubwire muhumirize ariko mumbabarire ni ukuri nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose. inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu niba utarakanda subscribe ufashe n'ukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe kimwe yuko hari n'abafite kuri telefone zabo hari abanditse sabone ni ukuri nimubikora muzaba mukoze cyane ni inkunga yanyu